Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumuvandimwe ubaza kuri bashiki ba Gahini na Abeli, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Icyambere mu makosa yakoze asaba no kwicuzaho ku Mana no gusaba Imana imbabazi no kuba yakemeza ko Kabili yapfuye ari ikivumwe, kuvuga ngo Habil ngo yarishwe hanyuma Kabili apfa ari ikivumwe. Ibyo ngibyo ni icyaha gikomeye cyane kuba wavuma uwo Imana cyangwa se intumwe Imana itakubwiye ko yavumwe, no kuba wakifata ukiha guca iteka mu mwezi Imana. Ibyo ngibyo ni haramu muri Islam, ibyo ngibyo ni haramu muri Islam, kirazira. Gusa icyo gisabwa kuvugwa nuko havugwa ikosa ryakozwe kuko ryavuzwe, naho kwicuza n'ibindi ibyo ngibyo ni mu ibanga ry'Imana no mumenyi bw'Imana. Iyo twabyigishijwe alhamdulillah, iyo tutabyigishijwe icyo gihe ntago tubirenga. cyane cyane ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo fa asbaha minan nadimina, hanyuma asigara yigaye. No mu kwigaya ni kimwe mu bigize ukwicuza, no kwigaya ni kimwe mu bigize ukwicuza. Hanyuma ahangaha abamenyi niho batandukanira, ese yigaye kubera ko yananiwe gushyingura umuvandimwe we cyangwa yigaye kubera icyaha yakoze. Ahangaha iyo bidasobanutse neza, umuyisilamu nawe arahagarara, si ngombwa ko ujye gucira iteka abantu, kuko ibyo ngibyo ni haramu muri Islam. Hanyuma abakobwa bashiki babo ese bose barongoye na Kabili cyangwa byagenze bite? Ahangaha ntago tubizi, nta nubwo twabyigishijwe, nta nubwo twigize tubisobanurirwa. Wallahu a'lam. Iyo biza kuba bifite akamaro cyangwa se hari icyo byadufasha mu idini yacu cyangwa bikatwubaka mu bumenyi bwacu, icyo gihe uwisilamu bwari kubitwigisha. Ariko kuba bwarabiretse ntibitwigishe, nuko ibyo ngibyo ntacyo byari bitumariye. Bityo umuntu ahagararira aho Imana yahagarariye, agahagararira naho intumwe Imana yahagarariye. Ntamere muri nk'aba bandi bacukumbura muri bene Israeli, bagacukumbura n'ibidafite akamaro, rimwe na rimwe birangira binaboretse kubera ko basanga bigerereye ibyo badakwiye kwigerera. Wallahu a'lam.